umugabo wagiye ukundwa cyane kubera ubuhanga yagiye agaragaza. Uyu kandi yakunzwe by'umwihariko mu ruganda rw'umuziki cyane cyane muri entertainment. Nta wundi rero ni Eric Senderi Nzaramba. Uyu nguyu wamenyekanye nka Senderi International Hit. Uyu nguyu ni umuhanzi nyarwanda ukomeye wamenyekanye cyane mu ndirimbo ziri mu njyana ya Afrobeat. Senderi International Hit rero yamenyekanye kubera ibitaramo bikomeye agenda akora, byaba ibya leta ndetse kandi n'ibitaramo bitandukanye. Eric Senderi Nzaramba uyu nguyu yavukiye hariya mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe. Ahangaha ni mu murenge wa Nyarubuye mu kagari ka Nyarutunga. Ubu ngubu akaba atuye mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi rongeye kukugezaho amateka ya Eric Senderi wagiye ukunda. Niba utaruzi amateka ye, niyo mpamvu nanjye naje hano kuri The FM History nk'uko twagiye tubyiyemeza tuzatugenda tukugezaho amateka y'abasitari. Nanjye rero naje uyu munsi kugira ngo ngende nkugezaho amavu n'amavuko ya Eric Senderi International Hit wamenyekanye cyane mu ndirimbo ziganjemo iz'imbonezamubano. Uyu kandi yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi zibanda kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Bana natwe rero mu kiganiro tugiye kukugezaho kugira ngo umenye amateka ya Senderi International Hit. Njyewe wagukurikiraniye wagushakiye amakuru nitwa Muhire, ngwaye ikaze. Ni Senderi International Hit rero nk'uko nari maze kubikubwira. Uyu nguyu yavutse ku itariki 15 Werurwe ni mu mwaka w'1977. Avuka mu muryango w'abana 9. Ubu ngubu hakaba hasigaye abana 2. Senderi rero amazina ye yitwa Senderi Eric nk'uko nyine nagiye mbikubwira. Uyu nguyu yavutse kuri se witwa Ndikumwami Yohana ndetse na nyina witwa Mukaderevu Esperance. Nk'uko rero nagiye mbikubwira, uyu nguyu yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe. Ahangaha ni naho yize amashuri abanza hariya nyine i Nyarubuye. Nyuma rero yaje kujya mu gisirikare cy'inkotanyi ni mu mwaka w'2007. Senderi International Hit ubwo yari mu gisirikare cy'inkotanyi yaje kumenyekana cyane mu ndirimbo zagiye zitandukanye, ari we MC ubwo nyine bari ku rugamba rwo kubohora igihugu. Senderi International Hit rero ubwo yari mu gisirikare kandi yagiye aririmba indirimbo zitandukanye zivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 nk'uko nagiye mbikubwira. Uyu nguyu yamenyekanye cyane mu ndirimbo zitandukanye nk'iyitwa Intimba y'Intore. Uyu kandi yaririmbye indirimbo yitwa Humura Ntibizongera. Yaririmbye Nyarubuye Iwacu. Uyu kandi yaririmbye indirimbo yitwa Twigirire Icyizere ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye zavugaga kuri jenoside yakorewe abatutsi zigera kuri 42. Senderi rero International Hit nyuma yaje gukora indirimbo zitandukanye zijyanye na mbonezamubano. Ngaro nakubwira nk'indirimbo yiswe Ndanyuzwe, Safi, Umunyana, Akora Bareyo, FPR-FC, Sukura Umujyi ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu nguyu Senderi rero International Hit kubera ubuhanga yagiye agaragaza ndetse no kwitanga bikomeye, yaje kugenda atsindira ibihembo bitandukanye mu bijyanye n'umuziki.
Senderi rero yagiye yegukana ibihembo bitandukanye, harimo nk'igihembo yahawe n'umujyi wa Kigali kubera indirimbo ye yise Kigali isukuye. Yo guhabwa iki gihembo, Senderi iki gihembo cyamuhaye n'itike yamwohereje hariya muri Afurika y'Epfo, hariya muri Madagascar. Yaje no gutoranywa nk'umuhanzi ukomeye muri Afurika ufite indirimbo zishobora guhoza abana bahuye n'imitingito ku isi inyuze muri jenoside n'ibindi. Senderi rero yahawe igihembo gikomeye, ni igihembo yahawe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame cyo kujya hariya muri Amerika, muri Mexique ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye aserukira nyine ikipe y'igihugu. Senderi rero ni umwe mu bahanzi bitabiriye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ku nshuro yaryo ya gatatu. Senderi ni umwe mu bahanzi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda bagiye bitabira irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar inshuro zirenga 3, usibye ko ataje kuryegukana. Uyu kandi yagiye yitabira amarushanwa atandukanye, ariko aza no gutsindira igihembo cya Sorax Award, aracyegukana ku nshuro ya gatatu. Uyu rero Senderi International Hit yabashije no kwegukana igihembo nk'umuhanzi ukunzwe cyane n'abaturage muri Karisimbi Award, naho iki gihembo yaje kucyegukana ku nshuro ya gatatu nyine. Kugeza ubu rero Senderi International Hit ni umwe mu bahanzi nyarwanda bakomeye kandi babashije kuririmba muri stade Amahoro ivuguruye. Iyi ngiyi ni stade yakira abantu basaga ibihumbi 45. Senderi rero akaba ari umwe mu bahanzi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda babashije gutaramira muri stade Amahoro ivuguruye. Senderi ni umuhanzi wagiye arangwa n'udushya dutandukanye mu buzima bwe, ndetse uyu kandi yagiye agaragara mu dushya dutandukanye nko kwitwa musaza wa Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2015. uyu nguyu ni Miss Doriane. Ibyo rero ni bimwe mu byagiye biranga Senderi International Hit, atuma aba icyamamare nk'uko nyine izina rye ribivuga, Hit. Nk'uko rero nabikubwiye, uyu nguyu Senderi International Hit yanabaye umwe mu ngabo z'igihugu ubwo nyine urugamba rwo kubohora igihugu rwari rurimbanyije. Nyuma Senderi nk'uko nagiye mbikubwira yaje kuririmba indirimbo zitandukanye zavugaga kuri jenoside yakorewe abatutsi, ni mu mwaka w'1994. Ariko nyuma Senderi yaje kugenda avangamo n'indirimbo mbonezamubano zagiye zikundwa na benshi. Nagiye nzikubwira harimo iyitwa Ndanyuzwe, Safi, Umunyana, Kora, Abareyo, APR FC, Sura, Umujyi wa Kigali ndetse n'izindi nyinshi. Ngayo nguko rero, wakoze cyane. Twari turimo turagenda tuganira ku mateka ya Senderi wamenyekanye nka Senderi International Hit mu bijyanye n'umuziki. Ikindi nakubwira nuko uyu nguyu Eric Senderi yamaze gutangaza ko anafite n'ibitaramo bizatangira kuri iyi tariki 27. Wakoze cyane kugenda ubana nanjye. Imana ikomeze kugenda iguha umugisha. Jobless.